wanyuranye ibihe kuri iki gicaniro, wanyuranye ibihe muri uyu mugoroba, wanyuranye ibihe mwami. Wahindura Uwiteka Mana Nyiringabo, ntabwo ukangwa n'ibihe. Nta kintu na kimwe kiguteye ubwoba, nta kintu na kimwe kikurusha imbaraga, nta kintu na kimwe, nta kese n'imwe twakuzanira ngo tubwire ngo sinzi uko nabigenza, ngo tubwire ngo nta jambo mbifiteho, ngo tubwire ngo ibi byo birananiye. Amakese yacu tujya tuyajyana imbere y'abantu, kazi zacu tujya tuzijyana imbere y'abantu, tujya tuzijyana n'imbere y'abavoka bize amategeko, bakabiburira uburyo, bakabura uko babigenza. Ariko nta na rimwe wigeze utsindwa, nta ntambara n'iyi n'imwe wigeze utsindwa. Kuva mu itangiriro kugeza mu byahishuwe, uratsinda iteka, uhora utsinda. Abahungiye munsi y'amababa yawe bahora batabarwa. Ijambo ryawe rirambwira ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ngo ariko Uwiteka mukiza muri byose. Muri byose harimo n'ibye, muri byose harimo n'iby'umugabo we, muri byose harimo n'iby'umugore we, muri byose harimo n'iby'urubyaro rwe, muri byose harimo n'ubukene bwe, muri byose harimo n'indwara ze n'izabe, muri byose harimo ubutabazi bw'uburyo bwose. Ntabwo ujya ubura uko ubigenza mwa, ufite inzira zirenga ibihumbi. Suka umutima wawe imbere y'Imana. Ari umuntu mwicaranye wabitondeka neza, ariko nagira ngo ko Imana yacu iruta abantu bose, iraruta abagizi ba neza, iraruta abakomeye, iraruta abatunzi, iraruta abashumba bose n'abavuga butumwa bakomeye. Bimubwire arakumva. Amatwi yari kubyo abakiranutsi basaba, amaso yari kumwe natwe, kubaho kwe kuri hagati muri twebwe. Niwe waduhamagaye kugira ngo dusengere kuri icyo gicaniro. Ndagira ngo ntuceceke kandi ari byinshi, ndagira ngo ntuceceke kandi ari birebire. Uwiteka we, wavuga ijambo rimwe gusa umukobwa wawe agakira, wavuga ijambo rimwe gusa umuhungu wawe agakira, wavuga ijambo rimwe gusa abana bawe bagasubizwa agaciro, wavuga ijambo rimwe gusa ibimuriza bigahinduka ibitwenge, wavuga ijambo rimwe gusa amarira akava mu byishimo. Yewe ijambo ryawe rirambwira ngo hari kurira kwararira umuntu, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Impamvu tutava aho uri nuko hari impundu wavugije mu buzima bwacu. Impamvu tutava aho uri nuko bya bindi wabidutabayemo. Dufitanye nawe amabanga, dufitanye nawe ubwiru, twabonye ubutabazi bwawe, twabonye kugira neza kwawe, twarakubonye. Niyo mpamvu tutava aho uri. Umva gusenga kw'abana bawe mwa, umva gusenga kw'abahungu bawe. Ntuceceke mwami, ntubyihorere, vuga ijambo rimwe gusa. Uwiteka Imana ikomeye, kuzahura ntabwo bidutera isoni, nta nubwo biturambira, kuko turi ahantu hakwiriye. Twasanze ushobora byose, twasanze utagira ikimunanira. Ashobora kuba ahagaze avuga ngo nta muntu afite, nko kuriya mugabo yakubwiye ngo nta muntu afite. Ntabwo yari azi ko uruta ikidendezi, uruta marayika wajya guhinduriza amazi. Ntabwo yari azi ko yahuye nawe. Hura n'umuhungu wawe, hura n'umukobwa wawe, waba ufite mwami bya bindi atagifite mw'ibyiringiro. Hura nawe mwami kuri iki gicaniro, dutunguze ineza yawe, dutunguze ubuntu bwawe mwami. Turongera kohereza amagambo yacu ku masituwasiyo yapfuye twasize inyuma yacu, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Turohereza gukira indwara mu buzima bw'abacu mu izina rya Yesu.
turohereza gukira indwara mu bavandimwe bacu, mu nshuti zacu. Turohereza gukira kandi twakira uko gukira natwe ubwacu. Reka buri muntu wese mwamuri hano ndetse n'aho ijwi ryacu ribasha kugera, ufite indwara amaranye iminsi, turohereza gukira muri buri rugingo, kuva ku mutwe kugeza ku birenge. Turohereza gukira mu maraso, gukira mu misokoro, gukira mu ngingo zose, gukira mu nyama zose ziri mu nda. Turohereza gukira twaboneye muri wowe Uwiteka we. Turohereza gukira n'indwara zitavura kwa muganga, abaganga badashobora. Turohereza gukira ko mu mutima, gukira kwa gahinda, gukira kw'ibirwara bikomeye byamwibasiye. Turohereza izo mbaraga zawe, yaba kuri twebwe turi hano no ku bacu bari kure, mu izina ryawe Yesu. Uwiteka we, ijambo ryawe rirambwira ngo ibikuzuye ngo nibyo byari bitwuzuye, ngo ni ubuntu n'ukuri. Muri wowe harimo imbaraga zikiza indwara, muri wowe harimo imbaraga zituma umuntu atarwara. Iminsi wamaze hano ku isi ntitwakumvise utaka indwara. Reka mwami ubwo buntu twaherewe muri wowe buba umugabane w'abahungu bawe n'abakobwa bawe kuva uyu munsi. Uwiteka Mana Nyiringabo, turohereza ijambo mu mago atarimwe amahoro, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro menshi abe muri ruriya rugo rurimo imidugararo, abe muri ruriya rugo rurimo intonganya. Amahoro menshi abe hagati y'abagore n'abagabo, abe hagati y'abana n'ababyeyi. Guhuza turarema guhuza gukomoka mu ijuru. Mu bantu ntibishobotse, mu bantu batandukanye ni byinshi, ariko muri wowe birashoboka, muri wowe birashoboka. Turavuga shalom mu miryango itarimwe amahoro. Umukozi wawe Yohana Umubatiza yaravuze ko mu byamuzanye harimo guhuza imitima y'abana n'ababyeyi. Turongera guhuza imitima y'abana n'ababyeyi, abari kure n'abari bugufi, ababuranye n'abana babo bari mu bihugu bya kure. Turarema guhuza mu buryo bwo mu mwuka, ababuranye nabo kandi bararana mu nzu imwe. Turavuga guhuza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uwiteka Imana ikomeye, turavuga umugisha ku buzima bw'abahungu bawe n'abakobwa bawe Yesu. Nk'uko wavugaga ijambo rimwe rikagenda rigakiza mu rugo ahantu utarinze kugera, niko twohereza ijambo muri buri situwasiyo yari ipfuye, situwasiyo yari iboze. Turavuga ubuzima muri finance zapfuye, turavuga ubuzima mu kazi katakirimo ibyiringiro, turavuga ubuzima ku muntu wese mwami bigaragara ko nta byiringiro byo kubaho. Mu izina ryawe Yesu ndagushimira kuri Imana ihamagara ibitariho nk'ahari ibiriho. Ijambo ryawe rifite imbaraga zo kurema rikuye mu busa. Waravugaga ngo isi yari idafite ishusho, ariko waravugaga bikaba. Nta yindi matiyeri poromiye wari ukeneye, ntabyo ukenera guheraho. Ijambo ryawe ririhagije, rihamagara rikuye mu busa. Reka Uwiteka Mana Nyiringabo urema amashimwe kuri iki gicaniro. Ugira abahungu bawe n'abakobwa bawe baremerwa ibintu bishya mu izina ryawe Yesu. Uri Imana y'amasezerano. Tebutse ibyo wamuvuzeho, tebutse ibyo amaze iminsi agutegerejeho, kandi mwambika imbaraga zo guhagarara atanamutse, adacogoye, atabivuyemo. Umugisha wamugeneye, niba ufitwe n'umuntu, niba ufitwe n'ahantu, turahamagara uwo mugisha. Niba uri iburengerazuba, ukaba iburasirazuba bw'isi, ukaba mu majyepfo cyangwa mu majyaruguru, aho uri hose turahamagara kugira ngo umusange mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Umuryango wari ukinzwe igihe kirekire, niwumvire ijwi ryawe muri iki kigoroba, maze ukingukire imbere ye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka habe impinduka mwami. Uri Imana yumva gusenga. Ndongera gucecekesha imigambi yose
y'umwanzi Satani ku buzima bw'abahungu bawe n'abakobwa bawe mu izina rya Yesu. Ibikorwa byose by'umwanzi Satani, imirimo ya Satani n'abakozi be n'ingabo ze yahagurukiye umuhungu wawe n'umukobwa wawe, ndayambura imbaraga ku buzima bwe mu izina rya Yesu. Ibikorwa byose by'umwanzi bihinduka ubusa, bikubitwe hasi mu izina rya Yesu, maze umuhungu wawe n'umukobwa wawe basingira ibyo bavugaho. Amagambo yose avuma yaba aroherejwe ku buzima bwe, akoherezwa ku bye, akoherezwa ku mugisha we kugira ngo umuhindukire mu muvumo. Uyu mwanya nahinduka ubusa, niyamburwe ubushobozi mu izina rya Yesu. Ijambo ryawe rirambwira ngo umuvumo w'ubusa ntabwo ufata, kuko ikishwi kiguruka mu kirere kigendagenda, niko umuvumo w'ubusa udafata. Ubwoba bwose agendana mu buzima, akagenda yumva yaravumwe, akagenda yumve ntacyo azageraho, ubwo bwoba nibusimburwe n'ubushizi bw'amanga mu izina rya Yesu. Ni umunyamugisha, n'ikijuru rivuga ni umunyamugisha, azawuhabwa kandi azawutunga mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uwiteka Imana ikomeye, tugwirize kandi gukora ibyo ushaka, tugwirize gukora ibyo ushaka. Reka twongere dusenga isengesho rimwe gusa. Wemerera Imana ko yagukoresha. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ishami ritera imbuto riracibwa, ariko ishami ryera imbuto baryanganyaho amahage. Ni ukuvuga ngo barikuraho ibiti, amashami y'ibisambo yanyunyuza igiti, bakarikuraho amahwa, bakariremera space, mu yandi magambo bakariremera umwanya, rikabona aho ribyibuhira kandi naho ryerera imbuto. Ni inyungu zawe gukorera Imana. Icyama tukabimenya ko ari inyungu gukorera Imana. Mwibuke ko gukora mu bigo bikomeye bitanga security. Ubu abakozi b'Abanyamerika bakorera mu Rwanda, nako murabyumva muri ya bihugu birimo intambara, hari abarasa za Iran, za Iraq, bahita batanga itegeko bavuga ngo Abanyamerika bose bari muri icyo gihugu bose nibagende bahunga intambara. Gukorera ijuru birimo umutekano, gukorera data birimo inyungu ntagereranywa, ariko ntago tubikora kubw'inyungu. Reka Umwami Imana guteza inyota, umutima wawe wibaze ngo ese niki nakorera data kurusha icyo nsanzwe nkora? Ese nasenga nte? Ese nanihira gute itorero? Ese nanihira gutabera? Ese natanga umwanya wanjye gute mu buryo burushijeho? Ese natanga ubutunzi bwanjye gute? Ijambo ry'Imana riravuga ngo aho umutima w'umuntu uri, nako ubutunzi bw'umuntu aho buri naho umutima uzaba. Igihe cyose ubutunzi bwacu butari mu Mwami, ntabwo tuba tumukorera by'ukuri, cyangwa se umutima wacu ntuburiyo. Ubutunzi ariko ushobora kuba utanabufite, ariko ufite amavi, ufite n'umwanya wakoresha. Akenshi ndetse y'amafaranga ataranaboneka tuba dufite umwanya. Abanyamafaranga nibo bakunda kuba busy, baba bafite n'ibyo barimo n'ingendo zitandukanye, ariko se ubura amafaranga, ubure n'umwanya wo guha data. Ukwiriye kuba committed ku nzu y'Imana, yaba hano, yaba ahandi usengera, yaba mu rusengero rw'iwanyu, yaba muri ministry runaka iyo wiyumvamo, ariko ukwiriye kugira ahantu ukorera Mose. Yaba ikindi kintu Imana yashyize ku mutima wawe cy'umwihariko, nabyo bibaho. Ariko reka tumusabe kandi tunamwemerere ko yadukoresha. Mwibuke ko ishami ritera imbuto bararica, ariko ryera imbuto, Ikinyarwanda cyaravuze ngo baryanganyaho amahage yaryo, barikuraho ibintu byose byaribuza kwera imbuto. Niba ibigo bikomeye birinda abakozi babyo, bikita ku mutekano wabo, ntibyibagirwe kubahemba iyo ukwezi gushize, kuko ibigo bikomeye ntabwo bibuza amafaranga. Bikagerekaho utundi twa avantage tw'akazi,
ibyo ni ibigo uko birushanwa gukomera no kugira ubushobozi niko bigira n'amavantage menshi. Niyo mpamvu umuntu ava mu kazi kamwe akavuga ngo reka njye muri aka, nibo bafite avantage nyinshi, nibo bafite umushahara unejeje. Utekereza ko ijuru ryatwibagirwa? Utekereza ko ijuru ryakwirengagiza imvune zacu? Ntabwo bishoboka. Umuntu wese uvunwa, urushywa no kugira icyo akora kugira ngo ubwami bw'Imana budatukwa, kugira ngo ubwami bw'Imana abantu bakizwe, kugira ngo ubwami bw'Imana butajyaho umugayo, kugira ngo akomere kandi akomeze abandi, ijuru ntabwo rishobora kumwirengagiza. Ndagira ngo ubwire Imana ngo Mana nyongera imbaraga zo kugukorera kurutaho. Hari ibyo dukora, niyo mpamvu turaha. Imana ishimwe ku byo dukoresheje, ariko haracyari ibindi byinshi twakora. Ndagira ngo bikubere isengesho ry'umutima wawe, atari iryo ngo uhasemo. Niwumva utanabyumva, ubwire Imana ngo Mana nyongera inyota. Ubundi serivisi dukora mu bwami bw'Imana, niba nayita serivisi, imirimo dukora mu bwami bw'Imana iterwa n'inyota y'ubumana dufite. Uko inyota yo gukurikira Imana igwira, niko imirimo iboneka, niko ibikorwa biba byinshi tugomba gukorera Data. Mwibuka ko ibyo Data dusaba uyu munsi biroroshye. Babigishwa 12 bagendanaga na Yesu, ubuzima bwabo bwari bwarahindutse burundu, bavuye burundu mu byo bari barimo. Abarobyi baretse kuroba, abakoresha bikoro bareka gukora akazi ka taxi k'imisoro, bakurikira Yesu amanywa na ninjoro, bava mu mago yabo. Imana ntigukuye ku kazi, Imana ntikubuje gutaha iwawe, Imana ntikubuje gushaka amafaranga, ariko ni gute twayiburira umwanya? Kereka bafite imihamagaro y'umwihariko, nabyo bibaho, ariko siho Imana igihera, igitujyana buke buke. Kandi yaravuze ngo kunkorera ntabwo kuruhisha, umutwaro wanjye nturemereye. Data, turongera kukwinginga, ndakwinginze, warakoze kuduhamagara, warakoze kuduha agakiza. Mwami, twongeremo inyota kugira ngo tugukorere. Tubona byinshi bipfuye, tubona byinshi bihengamye mu murimo wawe hano mu isi. Tubona byinshi twakabaye dukora neza, ariko tukabura imbaraga zo gutera intambwe ngo tubikore. Hari ibyo turebesha amaso tukabona ntibishyitse kandi tuzi icyo twabikoraho, ariko buri gihe tukumva hari abandi, tukumva tugihuze, ndetse tukihana umwanya. Bamwe tukavuga ngo niduhindura akazi, abandi tukavuga ngo niturangiza amashuri, abandi tukavuga ngo nitumara kurongorwa, abandi tukavuga ngo nitumara kubyara. Dufite inzitwazo nyinshi cyane, abandi tukavuga ngo amafaranga namara kugwira. Mwami, ndakwinginze, suka inyota kuri iki gicaniro, suka inyota mu buzima bw'abahungu bawe n'abakobwa bawe. Nanjye nyongerera inyota, Mwami w'abami. Ndabizi ko ibyo nshakaho ntarakora na kimwe cya kangahe cyabyo, ndabizi ko bidahagije, ndabizi ko urugendo ari rurerure, ndabizi ko imigambi ufitiye ari myinshi. Uwiteka Mana Nyiringabo, twuzuza inyota kandi utwuzuza ubushizi bw'amanga. Tumara ubwoba, hari ibyo duhora dupostponinga, tugahora tubyimura, cyangwa twakwireba tugasanga ntidushyitse. Nyamara Mwami, ntabwo ukeneye ko duhinduka abashyitse, ukeneye ko tukubwira ngo turahari, ngo turahari Mwami, kugira ngo dusukire imbaraga zawe, kuko mu ntege nke zacu niwe usuka imbaraga zawe, mu bidashyitse byacu niwe usuka imbaraga zawe. Mwami, ndakwinginze mukunzi mwiza, kugira ngo wongere wibutse umuhungu wawe n'umukobwa wawe mufite icyo mwavuganye cy'ibyo yagombaga kugukorera. Wongere umwibutse, umunyeganyeze, umukure muri zone comfortable, umwibutse ibyo wavuganye nawe mu nzozi, umwibutse ibyo wavuganye nawe mu ijambo, umwibutse ibyo wavuganye nawe abakozi bawe bahagaze imbere ye, umwibutse Mwami w'abami, umwibutse. Utwibutse ko tutazatura nk'imisozi, utwibutse ko dufite igihe cyacu kandi ku munsi umwe kizarangira. Utwibutse Mwami gukorera mu gihe, utwibutse buri muntu wese muri twebwe hari imigambi ufitanye nawe, hari ibyo yagukorera birenze ibyo asanzwe gukorera, hari uko yakwiha birenze uko yari yarakwihaye. Ngaho tugarukeho, garura ijwi ryawe mu buzima bwacu. Mwami, hari iminsi twamaze twaranangiye imitima yacu kuri rya jwi twari twarumvise. Bukeye Mwuka Wera nawe uricecekera,
ndakwinginze garura ijwi ryawe, garura ijwi ryawe mu buzima bw'abahungu bawe n'abakobwa bawe, garura ijwi ryawe mu buzima bw'udaheruka kukwiyumvira. Erega mwami iyo uvuze umuntu arahaguruka akitaba, erega mwami iyo uvuze imbaraga ziraboneka, iyo uvuze akakwiyumvira inzitwazo zose zivaho. Ngaho uvugana n'umutima we, uvugane n'ubwenge bwe. Mwami ubishaka ariko yabuze aho ahera, yateye intambwe imwe ananirwa yakurikiraho. Nawe wongera umusange, umuhuze n'abantu bakwiriye, umugeze ahakwiriye. Urakoze data, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Urakoze kumvise gusenga kwa buri muntu wese yasengeye imbere yawe. Urakoze kumvise mwama amagambo, ukumva n'umuniho w'umutima. Ndagushimira ko mu gihe gikwiriye azabona ibyo yagusabye. Murinde kugwa isari, murinde gucogora, murinde gucika intege. Ategereza igitondo cy'ubutabazi, ategereza igitondo cy'impundu, ategereza igitondo cy'impinduka. Urakoze mwami wanjye, cyubahiro cyose nikikugarukire. Ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Haleluya. Mane baha umugisha. Mwiriwe neza, muri amahoro. Haleluya, Yesu ashimwe. Imana ibahe umugisha. Mwagize neza gusenga kandi mwagize neza kuza. Mugubwe neza mu rugo rwa data. Haleluya. Mbere ko ninjira mu ijambo ry'Imana, Imana ibahe umugisha kandi ntuzabiburemo. Nduvuga ngo tuzasenga itarwandiko rw'Abaheburayo. Aravuga ngo nicyo gituma dukwiriye kuba turetse guhora mu bya mbere bya Kristo, tukigira imbere ngo tugere aho dutunganirizwa rwose. Haleluya. Murahari namwe mufite Bibiliya? Murimo murasoma? Reka dusome. Nicyo gituma dukwiriye kuba turetse guhora mu bya mbere bya Kristo, tukigira imbere ngo tugere aho dutunganirizwa rwose. Twe kongera gushyiraho urufatiro ubwa kabiri, ari rwo kwihana imirimo ipfuye no kwizera Imana, cyangwa ngo twongere kubigisha ibyo kubatizwa no kurambikwaho ibiganza no kuzuka kw'abapfuye n'iby'urubanza rw'iteka. Haleluya. Uyu mwanditsi w'Abaheburayo, bamwe bavuga ko ari Pawulo, arimo aratubwira ko dukwiriye kurenga urwego rw'urufatiro rwa fondasiyo tukigira imbere ho gatoya. Reka dusome muri Bibiliya ijambo ry'Imana twumve ko havuga. Haravuga ngo nuko rero twe kugarukira gusa ku nyigisho z'ibanze zerekeye Kristo, ahubwo dutera imbere dusingire izikwiriye abakuze. Twe kwirirwa tugaruka ku mahame y'ishingiro, ariyo aya: kwihana ibikorwa bitagira umumaro no kwizera Imana. Inyigisho zerekeye kubatiza kutari kumwe no kurambikwaho ibiganza, kuzuka kw'abapfuye n'urubanza rw'iteka. Reka dusubiremo. Nuko rero twe kugarukira gusa ku nyigisho z'ibanze zerekeye Kristo. Barimo barasobanura izo nyigisho z'ibanze zarizo zerekeye Kristo, ahubwo dutera imbere dusingire izikwiriye abakuze. Twe kwirirwa tugaruka ku mahame y'ishingiro, ariyo aya bayavuze nayo: kwihana ibikorwa bitagira umumaro no kwizera Imana. Ibi byose ngo ni iby'ibanze, ni fondasiyo, ni bya bindi umuntu aheraho. Inyigisho zerekeye kubatiza kutari kumwe no kurambikwaho ibiganza, kuzuka kw'abapfuye n'urubanza rw'iteka. Imana yacu tugire neza. Iki umukozi w'Imana yifuza, ntavuga ngo urufatiro turwihorere. Haleluya. Ariko arimo aratubwira ngo twe kugarukira ku rufatiro. Nawe ushyize mu gaciro, wubatse inzu, urufatiro muraruzi, fondasiyo. Hanyuma kubaka fondasiyo, nyamara ufite ubushobozi bwo gukomeza, ariko fondasiyo ikaguma ari fondasiyo umwaka umwe, ikaguma ari fondasiyo imyaka ibiri, ikaguma ari fondasiyo imyaka itatu, ine, itanu. Murumva byaba binejeje?
ntabwo byaba binejeje. Niko uyu mukozi w'Imana arimo kutubwira, arimo aratubwira ngo twe kuguma ku by'ibanze bya Kristo, za nyigisho za fondasiyo cyangwa se z'urufatiro. Haleluya. Bibiliya ijambo ry'Imana yavuze ngo ni inyigisho z'ibanze. Hanyuma hano muri Bibiliya yera havuze ngo ni ibya mbere bya Kristo. Ni ukuvuga ngo ari ibyo tugomba guheraho, kandi ko kutabihereyeho umuntu azamura ibikuta ariko nyuma y'igihe biragwa. Fondasiyo ni ngombwa, ariko ngo twe kugarukira kuri iyo ngiyo fondasiyo cyangwa se kuri izo nyigisho z'ibanze. Haleluya. Hatubwiye ngo twe guhora mu bya mbere bya Kristo, twe kugarukira ku nyigisho z'ibanze, turenge urwego rw'ibanze, turenge fondasiyo, twigira imbere, twubake no hejuru. Haleluya. Amagambo tugiye kuganira mu minota mikeya aravuga ngo komeza hejuru y'urufatiro. Wagize neza ushyiraho urufatiro. Haleluya. Wagize neza urakizwa. Mana ishimwe. Mfite ibyiringiro ko wakijijwe. Haleluya. Ngutume umurimo wankorera, mbariza umuntu mwegeranye niba yarahaye Yesu ubuzima bwe, ubimaze mu kinyabupfura, kugira ngo si ngombwa ngo agusubize, ashobora kwisubiza mu mutima we, kuko dushobora kuvuga gukomeza hejuru y'urufatiro kandi tutarashyiraho n'urufatiro. Haleluya. Yesu ashimwe. Urufatiro baruvuzeho, bavuze ngo ibya mbere biri mu rufatiro ngo ni ukwihana imirimo ipfuye cyangwa se kwihana ibyaha. Icyo umukozi w'Imana arimo gusaba, ntatubwira ngo dusimbuke urufatiro, arashaka tubanza kurushyiraho, noneho tugakomeza ngo imbere mu nyigisho z'abakuzi. Haleluya. Hari indi mirimo tugomba gukorana na Kristo, hari ibindi bikorwa data dutegerejeho. Haleluya. Hari ubundi bushobozi bw'ubumana bukwiriye gutura muri twebwe, ariko ntabwo bwabaho tutarashyiraho iyi fondasiyo cyangwa se urufatiro. Mu bigize urufatiro rero bavuze ngo ni ukwihana imirimo ipfuye cyangwa se kwihana ibyaha. Iyo tuvuze ngo kwihana imirimo ipfuye, ntabwo ari ibyaha gusa, harimo ibyaha n'indi mirimo yose idafite umumaro. Muranyumva nshuti z'Imana? Iyo umuntu yateye intambwe akagerageza, reka mbyite kugerageza, akagerageza kuba mu buzima bwihana icyaha, akagerageza kwimura icyaha mu buzima bwe, mu byazi mu mutima we, icyo yita icyaha akagerageza kurwana kigizayo, hakurikiraho kwihana imirimo ipfuye. Imirimo ipfuye abo mubana nabo mwigana nabo mukorana bashobora kutayita icyaha, yewe nabo musengana bashobora kutayita icyaha. Yesu ashimwe cyane, kuko ibyaha ni bya bindi bifite amazina: gusambana, gutukana, gusinda, bya bindi byose, inzangano n'ibindi n'ibindi. Ariko Bibiliya hari ibintu yita imirimo ipfuye cyangwa se bya bindi bitatugirira umumaro. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Muri amagambo Paulo yavuze mu rwandiko rwa mbere yandikiye Abikorento igice cya 6:12, yaravuze ngo byose ndabyemererwa, nyamara ibingirira akamaro si byose. Byose ndabyemererwa ariko sinzategekwa n'ikintu. Tukiri kuri iyi mirimo yo mu rufatiro, tukiri kuri ibikorwa byo mu rufatiro bitubwira kwihana imirimo ipfuye, nagerwe ko mu mirimo ipfuye harimo ibyaha. Haleluya. Ibyo ni rusange, twese turabizi, ariko harimo na bya bintu byose dushobora kuba twemerewe ariko bitadufitiye akamaro. Kugira ngo Imana izamukane natwe ku rundi rwego, nuko tugera ku rwego rwo kwikiza n'iyi mirimo y'imfabusa. Muranyumva nshuti z'Imana? Ariko twakwibaza ngo niba umutima wanjye utaragambirira kwihana buri cyaha cyose no kwimura icyaha mu buzima bwanjye, ese nzagera ryari ku kwihana imirimo ipfuye? Yesu ashimwe. Haleluya. Kuko rwakabaye rubu urwego rwa kabiri. Ari umuntu unyumva nshuti z'Imana? Amen. Shobora gukora ikintu, urugero reka mvuge kudasenga. Kudasenga umuntu umwe ashobora kwifata nk'ubunebwe busanzwe, umuntu wundi ashobora no kutabyitaho akumva nta nicyo binatwaye ko atabonye umwanya wo gusenga, undi muntu akabifata nk'ikintu gikomeye atakoze mu mwanya yagombaga kugikoramo. Haleluya. Akaba yakwihana ko atasenze. Murumva abo bantu bari bureshye? Yesu ashimwe cyane. Imana yacu itugirire neza. Ibi bintu Paulo yavuze ngo byose ndabyemererwa ariko siko byose bingirira akamaro. Shobora kuba ntagututse ariko nkarakara mu mutima cyangwa nkavuga ijambo numva atari ryiza, umwe akumva ntacyo bitwaye, undi akabifatira umwanya wo kubisenya no kubisabira Imana imbabazi. Ibi byose birera bifashe ibishyira muri fondasiyo, ni ukuvuga ngo ntibiraba urwego rwo kuzamuka hejuru. Imana yacu itugirire neza kugira ngo na fondasiyo tubashe kuyubaka neza, kugira ngo dukomeze imbere. Rero uyu mukozi w'Imana arimo aravuga ngo ese tugume muri ibi ngibi bya mbere, tugume kuri uru rwego rwa fondasiyo. Turakenewe kugira ngo twigire imbere, turenge urwego rwa fondasiyo. Haleluya. Ikindi kintu bashyizemo muri fondasiyo, baravuze ngo mu byo kwizera Imana. Ese dukomeze twigisha abantu ibyo kwizera Imana, kandi hari indi mirimo ihambaye Imana yifuza gukorana nabo, ariko twakwitegereza tugasanga no kwizera Imana byinshi ntiturabishobora. Mwibuke ko Bibiliya ivuga ngo umuntu utizera Imana ntibishoboka ko ayinezeza.
Haleluya. Ntabwo Bibiliya yigeze ivuga ngo yayinezeza rimwe na rimwe. Ntabwo Bibiliya yigeze ivuga ngo ntacyo bitwaye byakwihanganirwa. Bibiliya yavuze ngo umuntu utizera Imana ntibishoboka ko ayinezeza. Imana yacu dutabare. Bimwe mu bintu bitangaza Imana ni ukubona nananiwe kuyizera, ni ukubona wananiwe kuyizera. Kandi niba hari ikintu gituma ubuzima bwa gikristo bubiha, ni ukubura kwizera. Haleluya. Kuko tubeshejweho no kwizera. Karensi cyangwa mone cyangwa cyo twakwita ifaranga ryo muri ubu bwami ni ukwizera. Haleluya. Kuko ibintu byose dutegereje ntabwo turabibona, mu ijuru ntiturajyayo. Yesu aho yapfiriye naho yazukiye ntabwo twari duhari, ariko twarabyizeye. Haleluya. Imbaraga z'ubu bwami ni ukwizera. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ryatuye ngo umuntu utagufite ntibishoboka ko yanezeza Imana. Wategereza Imana gute? Wategereza ko Yesu azagaruka gute? Wategereza gute ko hari ingorane dufite udafite kwizera? Haleluya. Ikintu gitangaje nuko ibyo byose bitari ibikorwa bya hatari mu bwami bw'Imana. Biri hehe? Muri fondasiyo, mu rufatiro. Haleluya. Abantu bose bakoranye n'Imana imirimo ihambaye bari baramaze kubaka uru rufatiro. Ibyo kwizera Imana ntibyari bikiri ikibazo. Ibyo kwitandukanya n'icyaha n'imirimo ipfuye ntibyari bikiri ikibazo, bari barabirenze. Haleluya. Ntabwo igicucu cyagera igihe kirimo gikiza indwara, ntabwo iriya mirimo yose intumwa zakoze, ntabwo umuntu yagera hapfira Kristo kandi yarafite uburenganzira bwo guhakana Yesu akabaho agifite umwanya wo kwihana ibyaha, agifite umwanya wo kwizera iyo Mana. Ibyo ngibyo baramaze kubyubaka mu buzima bwe, yaranabirangije. Haleluya. Bibiliya irimo iradusaba ngo nimuze twigire imbere, twakire n'ibyo abakuze. Haleluya. Ikindi kintu bavuze ngo muri ibintu bya fondasiyo ngo harimo n'inyigisho z'umubatizo. Arimo aravuga ngo twongere tugaruke twigisha abantu iby'umubatizo. Niba warakijijwe, warahaye Yesu ubuzima bwawe, wifuza kugendana n'Imana neza, buri kintu cyose usomye muri Bibiliya wagombye kukigira ubuzima. Haleluya. Niba umwana w'Imana wavuye mu ijuru yaraje akabatizwa adafite karande, adafite ikintu na kimwe cyamubuza gukora, yarangiza akabwira Yohana umubatiza akamubwira ngo bikore kugira ngo usoze gukiranuka kose, wowe waburinde wowe nanjye tukiburana n'impamvu zo kubatizwa, ukavuga utari ko se ni ngombwa. Ikindi nagira ngo nkwibutse ko ari itegeko ry'umwami. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mugende mwigisha abantu mu mahanga yose, hanyuma bazizera muzababatize. Haleluya. Wambwira ngo se nintabatizwa sinzajya mu ijuru? Uzajya mu ijuru. Yesu ashimwe cyane. N'igisambo ku musaraba Yesu yarakibwiye ngo mukanya turabana muri paradizo. Ntabwo cyasubiye kubatizwa. Ariko kandi niba ugifite amahirwe yo kubukiriho, shyiraho fondasiyo yose. Icyo wamenya ku Mana cyose gishyireho kugira ngo mwigire imbere muvuga n'ibyo abakuze. Haleluya. Imana yacu tugire neza. Arongera avuga ngo se ngo tuvuge ku byo kurambikwaho ibiganza. Twakwibaza ngo ni ryari turambikwaho ibiganza? Ninde ukwiriye kuturambikaho ibiganza? Ese ubundi ni ngombwa? Yesu ashimwe cyane. Hari imirongo imwe muri Bibiliya yavuze kuri ibintu byo kurambikaho ibiganza, si yose ariko nafashemo mikeya. Mu rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Timoteyo igice cya 4 umurongo wa 14 haravuga ngo ntukirengagize impano ikurimo iyo waheshejwe n'ibyahanuwe ubwo warambikagaho ibiganza by'abakuru. Haleluya. Icyo tujya tuvuga ngo ni impartation cyangwa se kwakira ibintu runaka bivuye mu wundi mukozi w'Imana Imana yakoresheje, ibyo birashoboka. Ariko mbere ko tubitinda reka tujye ku murongo ukurikiraho. Nanone mu rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Timoteyo igice cya 5:22 aravuga ngo ntukihutire kugira urambikaho ibiganza kandi ntugafatanye n'ibyaha by'abandi, ahubwo wirindire kuba intungane. Nsomye muri Bibiliya ijambo ry'Imana ariko ntabwo tuhatinda, bongeyeho ngo ntukihutire kurambikaho ibiganza wimika abantu kuba abakozi b'Imana. Ni nkaho yamukanguriraga tuzabanze ugenzure. Yesu ashimwe cyane. Ntuzimike vuba vuba. Abarimo bashyiraho urufatiro bifuza kurangiza byose bakwiriye kumenya nibi ngibi. Ese ni ngombwa ngo ndambikaho ikiganza? Ese ndakirambikaho nande? Ndakirambikaho n'umuntu nzi nitegereje? Yesu ashimwe cyane. Nkasanga hari ubumana mbona buri muri we. Haleluya. Nkumva hari icyo namukuraho, nkumva hari icyo namwiganaho. Ntabwo ndi butega umutwe wanjye ahantu hose ngo bandambikeho ibiganza. Haleluya. Ariko kandi sindi bwicwa n'ubwoba. Hari igihe nanone twicwa n'ubwoba ukumva nta muntu n'umwe wakurambikaho ibiganza kubera ibintu bitandukanye bo warumvise. Yesu ashimwe cyane. Ariko kandi hari n'impano zihererekanwa muri ubwo buryo ko twabisomye ngo ntukirengagize impano ikurimo yoheshejwe n'ibyahanuwe ubwo warambikagaho n'ibiganza. Haleluya. Ngo ariko ibyo byose kandi biracyari mu nyigisho z'urufatiro kugira ngo tubimenye hanyuma twigire imbere Kristo yubake kuri urwo rufatiro, tugire mu zindi nyigisho zikwiriye abakuze. Arongera aravuga ngo se kuzuka ko bapfuye tuzahure tubibutse ibyo kuzuka ko bapfuye. Yesu ashimwe. Haleluya.
ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa mbere rw'Abikorinto 15:13 kugeza kuri 15 haravuga ngo niba nta uzuka na Kristo ntarakazuka, kandi niba Kristo atazutse ibyo tubwiriza ni iby'ubusa, no kwizera kwanyu kuba kubaye ukubusa. Ndetse natwe tuba tubonetse ko turi abagabo bo guhamya Imana ibinyoma, kuko wayihamije yuko yazuye Kristo uwitazuye niba bapfuye batazuka. Haleluya. Nagira ngo mbabwira ko muri uru rugendo harimo abantu batizeye iby'umuzuko w'abapfuye, batabitegereje kandi nyamara baratangiye iby'agakiza. Haleluya. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo ibi byose ni urufatiro. Ndifuza ko byaba mu mitima yacu n'ibindi byose tutari buvuge, ushyireho urufatiro kugira ngo mwigirane imbere na Kristo agire ibindi bintu yubaka kuri urwo rufatiro, kuko ntago twahamagariwe kugira inzu igarukira muri fondasiyo. Yesu ashimwe. Uru rugendo rwacu ntago rugarukira muri fondasiyo. Imana irifuza kutwubakaho indi mirimo ihambaye ihabwa abamaze kubaka urufatiro. Haleluya. Arongera aravuga nanone ngo mu by'urubanza rw'iteka, ese ni ngombwa ngo duhore tubibutsa ko hazabaho urubanza? Yesu ashimwe. Reka ntinyuke mvuge ngo umuntu uhora ukora icyaha akongera akagikoresha akongera akagikora, urubanza ararwumva ariko ntiyigeze arufata ngo rushyire mu mutima we amenye neza ko hari umunsi hazabaho urubanza. Umuntu ugira ubuzima bwa gikristo bubiri, se n'ubuzima bwa gikristo, umuntu ugira ubuzima bubiri, ubwo abantu bazi nubwo abandi batazi, ntabwo yigeze ashyira mu mutima we ko umunsi umwe hazaba urubanza, kuko umuntu tuzahagarara imbere n'udahishwa. Haleluya. Kumara igihe nguhisha, kumara igihe mpisha umugabo wanjye cyangwa inshuti zanjye, nta kintu bizamara. Uriya muntu tuzahagarara imbere ntabwo ahishwa. Bibiliya iravuga ngo amagambo yose abantu bavugiye mu rwongorerano ngo yose azatambutswa ku mugaragaro. Tekereza ibintu waneguye wa muntu w'inshuti yawe, tekereza babikubise hariya, ese mwakongera kuvugana? Yesu ashimwe. Ibi byose Bibiliya iravuga ngo biri muri fondasiyo, biri mu nyigisho z'ibanza iby'urubanza rw'iteka. Ese urabizi utabishidikanyaho ko hari umunsi hazabaho urubanza, ko hari umunsi tuzahagarara imbere y'intebe y'Imana? Iyo ndebye mu gitabo cy'ibyahishuwe igice cya 20 murongo wa 12 kugeza kuri 13, harambwira ngo mbona bapfuye abakomeye n'aboroheje bahagaze imbere y'iyo ntebe, nuko ibitabo birabumburwa, kandi n'ikindi gitabo kirabumburwa, aricyo cya gitabo cy'ubugingo. Abapfuye bacirwa imanza z'ibyanditswe muri ibyo bitabo zikwiriye ibyo bakoze. Inyanja igarura abapfuye bo muri yo, urupfu n'ikuzimu bigarura abapfuye bo muri byo, bacirwa imanza zikwiriye ibyo umuntu wese yakoze. Ese iri jambo ni rizima mu mutima wawe? Reka mbabwize ukuri, ribaye rizima mu mitima yacu, ntabwo wakwicarana n'umuntu muri ofisi ngo mumarane icyumweru utaramubwira Yesu. Ntabwo waryamana n'umugabo, uryamane n'umugore wawe mumarane imyaka 5, mumarane imyaka 10, udahora uborogera Imana ngo imuhe agakiza. Yesu ashimwe. Haleluya. Ntabwo twatunga abana ngo turushike gusa na minervare, twibagirwe kunihira Imana ngo ibahe agakiza, tumenye ko hariho urubanza, hari umunsi abakomeye n'aboroheje bazahagarara imbere y'intebe y'Imana. Ariko ikintu gitangaje, Bibiliya yavuze ngo ibi byose biri mu nyigisho z'ibanze, biri mu nyigisho z'urufatiro. Benshi muri twebwe twasimbutse urufatiro tujya gushyiraho ibikuta. Niyo mpamvu agakiza kacu kadakomeye. Niyo mpamvu abantu bakomera icyumweru, bagakomera umwaka, ariko mu myaka 10 babashaka ukababura. Yesu ashimwe cyane. Umuntu uzi n'umutima we, umuntu uzi na conscience ye ko hari umunsi abakomeye n'aboroheje bazahagarara imbere y'intebe y'Imana, agira uruhare mu butumwa bwiza. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo yagira amahoro ngo atuze atabwiye abantu Yesu. Ntabwo yategereza ngo avuge ngo rega sinzi no kubivuga, sinzi nuko bigenda, yashyira n'amavi hasi agasenga, akavuga ati Imana naravuze neza imbuto kugira ngo uyu mugabo n'uyu mugore bakizwe, ariko ntacyo byatanze, ariko byibuza yakwiyiriza. Icyo nkundira Imana, hari ibintu dukora tudakeneye approval y'abantu, hari ibintu dukora tudakeneye gusaba uruhushya. Gusengera umugabo wanjye nta ruhushya bisaba, nta mafaranga bisaba kuri konte, nta kintu na kimwe. Gusengera abana banjye nta kintu na kimwe bisaba. Yesu ashimwe. Haleluya. Umukene yasenga, umukire yasenga, uwize n'utarize bose bashyira amavi yabo hasi bagahamagara Imana. Impamvu tutayihamagara nk'uko bikwiriye nuko umunsi w'urubanza tuwufite nk'ikintu kiri mu mateka, nk'uko twize amateka y'ibihugu, tukiga abami bategetse ibihugu bimwe runaka, turumva ari ibintu biriyo bitari ibyacu. Ariko birambwiye ngo abakomeye n'aboroheje umunsi umwe bazahagarara imbere y'intebe y'Imana. Urupfu ruzaza nabo rwatwaye, amazi yisha abantu, abapfuye muri jenoside, abapfuye hehe na hehe, bose bazagarara. Twese abakomeye n'aboroheje duhagarara imbere y'intebe y'urubanza. Ikintu gitangaje, torero ry'Imana
nuko Bibiliya yavuze ngo ibi byose biri mu nyigisho z'ibanze. Ese Imana iri bukorane natwe ibikomeye gute? N'iby'ibanze tutarabyubaka. Imana idutabare kandi tugirire ubuntu. Haleluya. Ibi byose dutinzemo n'ibindi byose by'ibanze tutavuga muri uyu mwanya, byose ni iby'ibanze. Yesu ashimwe. Ijambo ry'Imana ryadusabye ngo nitwigire imbere aho dutunganirizwa. Bibiliya yera yavuze, Bibiliya ijambo ry'Imana yavuze ngo dutere imbere dusingire izikwiriye abakuze. Haleluya. Waruzi ko hari ubundi buntu, hari izindi mbaraga, hari ubundi bwiru bubikiwe abamaze gushyiraho fondasiyo, bubikiwe abakuze. Yesu ashimwe. Kuko inzu yawe utayubaka ngo igume hariya hasi, niko n'Imana yifuza kubaka ubuzima bwawe. Burya rwa rugendo rwa gikristo mufitanye, si urugarukira kumenya amakuru y'umubatizo, si urugarukira kumenya ko hari umuzuko w'abapfuye, si urugarukira kumenya ko Imana ibabarira ibyaha, si aho ngaho tugarukira. Hari ibindi twakorana n'Imana. Haleluya. Ariko itoro rya none twirebye twasanga twese twaragwingiye, twagarukiye ku rufatiro. Umunsi kundi tuvuga ibyo kwihana, umunsi kundi twirirwa dukangurira abantu gukurikira Imana, twirirwa dukangurira abantu abanze iby'umubatizo, abanze biriya byose by'ibanze. Turabivuga tukongera tukabivuga, kandi igituma tubivuga tukongera tukabivuga nuko nabyo tutarabasha kubikora. Imana itugirira ubuntu. Haleluya. Ijambo ry'Imana rimwe rirakubwira ngo dutere imbere, twigire imbere, dusingire inyigisho zikwiriye abakuze. Abakuze bameze bate? Barushaho gusa na Kristo. Iyo turebye mu byakozwe n'intumwa 11:26 ntago turi wasome ngo niho batangire kwita abakristo. Bitwaga ubundi abigishwa, ariko niho hantu hambere batangire kubitira abakristo. Kuki babisa abakristo? Barabarebye basanga barasa nawe. Haleluya. Basanga ibyo yakoraga nabo barabikora, basanga uko yitwaraga nabo niko bitwara. Uyu munsi iyo twicaye mu office, iyo turi mu miryango y'iwacu, iyo twashatsemo niyo tuvukamo, turinda kubabwira ko turi abakristo, turinda kubabwira ko dusengera Restoration na Zion, turinda kubabwira ko dusengera muri Believers, turinda kubabwira ko turi abarinzi ku nkiki. Baratureba ntibabone dusa na Kristo. Ariko aba bantu ntibigeze biyita abakristo, barabarebye basanga barasa na Kristo. Haleluya. Iyo twigiye imbere tugiye gusingira inyigisho z'abakuze, hari ibintu bihinduka mu buzima bwacu. Mwibuka ko ijambo ry'Imana nigeze kurivuga dusenga riri muri Yohana igice cya 16. Haravuga ngo kandi bimwuzuye akaba ari byo twahaweho twese n'ubuntu bukurikira ubundi. Ni ibyuzuye nde? Ni ibyuzuye Kristo, ntabwo ari ibyuzuye Rutansi. Rutansi afite ibice. Ibyuzuye Kristo ntabwo yabihaye kuri bamwe, nibyo twahaweho twese. Aravuga ngo n'ubuntu bukurikira ubundi. Haleluya. Kandi bimwuzuye akaba ari byo twahaweho twese n'ubuntu bukurikira ubundi. Ibyuzuye Kristo twarabihawe. Byahawe bande? Abamaze gushyiraho fondasiyo, abamaze gushyiraho urufatiro. Hari ibintu byari byuzuye Kristo nabo bahawe. Haleluya. Kristo uretse gukiza indwara, Kristo ntiyigeze arwara. Yesu ashimwe cyane. Kristo yari yambaye umubiri umeze nk'uwacu. Hari ahantu mu byanditswe mwigeze mwumva bavuga ngo yarwaye umutwe ananirwa kujya gukiza? Hari ahantu mwasomye kandi yararaga asenga? Hari ahantu mwasomye bavuga ngo yananiwe kujya gukora iki n'iki? Yarwaye malariya, yaheze mu buriri. Bibiliya irambwira ngo ibimwuzuye nibyo twahaweho. Haleluya. Abashyizeho fondasiyo yo kwihana ibyaha n'imirimo ipfuye, burya bafite uburenganzira bwo kutarwara. Burya kutarwara ni umugabane wawe. Haleluya. Ntabwo ibiganza byacu bikiza indwara gusa, twahawe n'ubushobozi bwo kutarwara. Ibyuzuye Kristo niba ari byo twahaweho, burya kutarwara byashoboka tukazarinda dusaza. Reka duhese icyubahiro. Haleluya. Genda utunganye fondasiyo, maze umwubatsi mukuru agira ibindi bintu yubakaho, kuko hari umurimo ukomeye agomba gukorana nawe. Imana yacu tugire neza. Haleluya. Iri jambo muri Bibiliya, ijambo ry'Imana, haravuze ngo twese twahawe ku migisha ye isendereye. Haleluya. Twese twahawe ku migisha ye isendereye, kandi tugirirwa ubuntu bugeretse ku bundi. Haleluya. Ntabwo twahawe ku migisha ye y'ibitonyanga, twahawe ku migisha ye isendereye. Ariko se birahabwa bande? Nawe uri umunyabwenge, ntabwo wafata inzu y'agaciro nk'iyi ngiyi ngo uyubaka ahantu hatari fondasiyo. Data arajya kubaka, yajya gushyiraho ikindi gikuta kuri Rutanse agasanga fondasiyo ntayiriho, yajya gushyiraho ikindi gikuta kuri wowe agasanga nta fondasiyo ihari. Akavuga ati nibyo kwizera ntarabikwiza, nibyo kwihana imirimo ipfuye, nta bya bindi byose yemerewe niko abiyora byose, ntacyo asiga inyuma. Yajya kuzamura urundi rukuta agasanga reka da,
uko izi nzu zirushaho gukomera no kujya hejuru niko zigira fondasiyo ikomeye. Nimuze twubake fondasiyo kugira ngo umwubatsi mukuru atwubakeho no kutarwara, atwubakeho no gukiza indwara, atwubakeho bya bindi byose bimwuzuye, yamigisha isendereye. Ariko arareba agasanga nta fondasiyo, akavuga ati rutanse muzamuye etaje ya kabiri yahirima kuko adafite fondasiyo ihagije. Mana yacu dutabara. Haleluya. Imirimo ikomeye irubakwa kuri bande? Ku bantu bafite fondasiyo ifatika. Iyo dusomye ijambo ry'Imana, sinzi niba mwe mutagera ahantu hagati ngo mwumve mugize nk'ishyari. Iyo ndebye ubuzima bwa Samweli, Bibiliya irambwira ngo nta jambo na rimwe yigeze avuga ngo ritakare hasi. Nta jambo. Murabizi tujya duhanura rimwe bigacamo ubundi ntibicemo, tukarema bimwe bikaremeka, nari n'igihe turema nta gihe na kimwe kiremeka. Ariko Bibiliya irambwira ngo Samweli nta jambo na rimwe yigeze avuga ngo ritakare hasi. Ni ukuvuga ngo buri cyifuzo cye, icyo yavugaga Imana yashyiraga mu bikorwa. Yari umugabo wubatse fondasiyo, arangije umurimo yakoze, yahagaze imbere y'abantu, ubwoko butoroshye bumeze nk'abanyarwanda, abuhagarara imbere. Umunyarwanda yabura icyo kuvugaho, ntashobora kukivuga, ntashobora kukibura. Yahagaze imbere y'ubwo bwoko butoroshye, aravuga ngo dore ndi imbere yanyu, ni imbere y'ubwoko bukomeye, ndi imbere y'Imana, nimunshinje niba hari uwananyaze, niba hari umuntu aririye igihembo kitari cyo, niba hari umuntu unaciriye urubanza nabi. Ngo ubwoko, igihugu cyose kibura icyo kimushinja. Haleluya. Uyu munsi ntitwatinyuka no kubibwira abantu, namwe mwenyine turi hano ntarajya no hanze ibyo munshinja mwabibona. Imana yo mu ijuru dutabare. Imana ntipfusha ubusa, ntabwo yakubaka inzu ndende ikomeye ahantu hatari umusingi, ibintu izi ko bizasenyuka nyuma y'imyaka 5. Uyu munsi iyo twitegereje urugendo rwa gikristo n'abakozi b'Imana batandukanye muri iyi si, ibyo twumva yaba i Rwanda yaba n'ahandi, tujya kumva tukareba inzu yari yarubatse cyane, tukumva yikubise hasi, tukumva ibintu bitabaho bibaye ku buzima bw'umuntu tutakekaga. Nimuze dukomeze fondasiyo yacu, twihana ibyaha by'ukuri. Ibi bintu dukora uko dutangiye amateraniro tugahora twihana, siko twagombye kubaho. Ndatekereza ko intumwa zitari zifite uwo mwanya. Wenda barabikoze ya misi y'intege nkeya, ariko ntibaba barimo babica, babahora Kristo, bakomeza kumwamamaza aho batataniye hose, ngo babe bagifite ibintu bihana. Umuntu batera ibuye, bakamutera ibuye rya mbere, bakamutera irya kabiri, akavuga ati uwo mwami naramumenye sinzamuva inyuma. Urumva agifite umwanya wo kwihana? Yihaniye rimwe na rizima, yarihannye arahindukira. Ariko duhindukira tugaruka, ahubwo tuzarwara muzunga. Imana idutabare. Haleluya. Tuvuye mu bantu gato muri Bibiliya, tukaraza mu bantu bo mu binyejana byacu. Umugabo witwa John Knox wo muri Scotland, muramwumva basoma, abantu bagiye bahindura amateka mu buryo bwa gikristo, niba ariko navuga mu buryo bw'amasengesho. Yarasengaga aravuga ngo Mana urama Scotland, mu yandi magambo urayimpa yose ikizwe cyangwa mfi. Ayiwe. Mwamikazi rimwe aravuga ati sintinya ingabo zikomeye n'imbunda zabo, ntinya amasengesho y'uyu mugabo. Tuzasenga ryari inshuti z'Imana, tukiri mu tuntu n'utundi. Mana tugirira ubuntu, Mana dutabare, ude kubaka urufatiro tururangize, tumara imyaka 10, 20 mu gakiza tucyubaka urufatiro. Iyo nzu wowe ntiyakurambira, yagukoza n'isoni. Igihe kimwe Yesu yabwiye abantu aravuga ngo nta muntu n'umwe ufite ubwenge ushobora kujya kubaka inzu y'amatafari ndende ngo areke kubanza yicare ngo abari bizayijyaho, kuko ngo nayubake gagarukira hagati ngo abantu bazajya bacaho bamuseka, bavuge ngo dore yaratangiye ariko yananiwe kurangiza. Ijuru riratubona gute? Riravuga ngo baratangiye ariko bananiwe gukomeza, bagarukiye hagati. Bahora bihana, kuwa mbere barihana, kuwa kabiri bakihana, kuwa gatatu bakongera bakihana bya yabaye twihanaga n'ibindi, bakongera bakihana bya bindi. Imirimo ipfuye yo ntibanayitindaho, kuko burya ntiwakwihana imirimo ipfuye utarabasha no kwihana ibyaha. Ntiwakwihana bya bintu bitatugirira umumaro, bya bindi twemerera ko bitadufitiye umumaro, tutarabasha kwihana n'ibyo isi yita ibyaha. Imana yo mu ijuru tugirira ubuntu. Wowe nanjye uyu mugoroba iduhagurutse. Haleluya. Twe kuguma ku rufatiro, ahubwo tukubake hejuru yarwo, dukomeze hejuru y'urufatiro, kuko hategereje wowe nanjye. Imana yacu tugire neza. Haleluya. Filipo muri Bibiliya, ndangiza. Filipo yari umudiyakoni usanzwe. Iyo mvuga ngo usanzwe, ntabwo yari ari muri za ntumwa 12, ariko n'abantu bari barakomeje urufatiro. Filipo senatinywa kuvuga ko ari ukuguruka,
amaze kwigisha ya nkone, amaze kwibwira bya bindi nkone yarimo gusoma itabyumva byavuga kuri Kristo byari mu buhanuzi bwa Yesaya, amaze kubimubwira, Filipo yaragurutse. Ni nkuko wavanga turi Kacyiru mu kandi kanya ukaboneka Inyamirambo, nta farashi wateze, nta modoka wateze, kugwiza imbaraga z'Imana muri we byatumaga aguruka akabonekera ahandi hantu. Yari umudiyakoni w'uyu munsi mu rusengero, umuntu wakora protokoli, umuntu wakora ya mirimo yindi yose y'abadiyakoni. Murumva tudakwiriye kugira ishyari ry'ubumana, tukihanira rimwe na rizima, ukavuga uti mbivuyemo hari ubundi bwiza buntegereje. Haleluya. Hari ibindi nakorana n'Imana, hari indi mirimo ihambaye nakorana n'Imana yanjye. Yesu ashimwe. Haleluya. Hari agatabo nigeze gusoma kera, sinzi ko kakibaho, ku Muhinde witwa Sadhu Sundar Singh. Yakijijwe afite imyaka 15-16 ngira ngo niba nibuka neza. Yagombaga kuba umutambyi w'izo mana z'iwabo, barabiragana biva kuri papa bikajya kubana muri ubwo buryo. Ariko aza kugera ahantu yumva iyo mana atayumva, yenda kwiyahura. Ari bujye kwiyahura ku nzira ya gari ya moshi, aravuga ati Imana, nkeneye Imana y'ukuri, ngwino nimbubaho. Niba Imana y'ukuri ari muri ibi ngibi dufite by'Abahinde, niba ya Mana y'Abakristo numvise ibaho, niba Yesu baho koko warapfiriye abantu, niba Muhammad ubaho, ngwino hagira umuntu azanyiyereke muri mwebwe. Ariko afite inzara n'inyota yo kubona iyo Mana. Haleluya. Ngo hasigaye iminota mike ngo ajye kwiyahura, Yesu aramwiyereka n'urukundo rwinshi. Haleluya. Nitugira inzara n'inyota yo gushaka Imana, Imana izatwiyereka. Ushobora kutagira kugendererwa muri ubwo buryo, ariko umutima wawe ukaba ufite ikintu cy'igihamya cy'igitsika mutima kitakinyeganyezwa n'ibihe, ukavuga uti ndabizi ariho, naramubonye, naramwumvise, nta muntu wangisha impaka. Uwo Sadhu baramuroze, baramuroga, iwabo baramuroga, Abahinde bene wabo baramuroga, igihe kimwe ngo bakamuteza inzoka zifite ubumara bwinshi cyane, akarwara ariko bakongera bakabona arakize. Igihe kimwe yarakomanze ku rugo, niba ari urw'umupfakazi sinibuka neza, ngo bamurebye ngo babona arasa na Yesu, kandi ntibari barabonye Yesu. Haleluya. Hari abantu bavuye ku rufatiro, Yesu arimo arabubakaho imirimo ikomeye, bagenda basa na Yesu umunsi ku wundi. Nimureke tubinyoterwe, nimureke tubyifuze, turambirwa akagakiza kaheze ku rufatiro kagwingiye. Imana itugirira ubuntu. Genda wubake neza urufatiro rwawe. Ibuye riburaho ugenda urishyireho. Niba ari ibuye ryo kwihana ibyaha, ugenda uvuge ngo wacyaha ngo usezeyeho. Nagira ngo ko nta cyaha kikurusha imbaraga. Hari igihe umuntu avuga ngo byarananiye, ntabwo bijya binanirana burundu. Ufite ubuhamya bw'abantu bari barananiwe n'ibintu ariko basa nk'abiyahura mu masengesho. Umwe akavuga ati, abantu benshi biyahura mu masengesho turimo dusaba ibintu, akavuga ati Mana sinzava ngaho utampaye ibya bindi byose dushaka, namwe murabizi. Ariko hari abandi banga icyaha bakakizinurwa, akavuga ati Mana ngiye kwikinyira muri kiriya cyumba, sinzarya sinzanywa utankijije umugozi w'ubusambanyi. Muzi ukuntu ijuru rikunda amasengesho ngayo ngayo. Abasore benshi barakize, abagabo barakize. Nta cyaha kikurusha imbaraga, nuko utaragihaga burundu. Nugihaga burundu uziyahura imbere y'Imana. Iyi migozi tuvuga ngo irakaze, ngo addiction z'amatabi zose ziracika. Data afite imbaraga. Haleluya. Nta muvuzi umuruta, ibyananiye abaganga arabikiza. Genda witegeze fondasiyo yawe, ureba hihengamye, ureba amabuye aburamo, ureba imirimo ipfuye n'ibiganiro bipfuye imaramo amasaha. Si twasa na Yesu dute? Tudatindana n'ijuru. Twasa na Yesu gute? Tubonera abantu bose umwanya uretse Imana. Ntabwo twasa na Yesu. Tuzasa n'ibyo dutindamo, tuzasa na za telefone zacu, duse na za televiziyo, duse n'abagore twirirwana, duse n'abagabo tugendana. Ni byiza kugira umwanya w'abantu, ariko nagira ngo ubwire ko uwarwaye ya ndwara y'agahinda k'umutima nta muntu wayigukiza, ariko nutindana na Yesu azagukiza byose. Uzagaruka mu bantu ufite imbaraga zo kugira icyo bamarira. Reka mpaguruke dusenge bwoko bw'Imana. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha, Imana yo mu ijuru ibagire neza. Haleluya. Wibuke ko ukwiriye gukomeza hejuru y'urwo rufatiro, urufatiro rwagiyeho, Imana ishimwe, ariko wibuke ko ukwiriye gukomeza hejuru yarwo. Hari ibindi byiza ijuru ryifuza gukorana nawe. Burya ubumana bwatura muri wowe. Imana idushoboze dushyireho amabuye yose abura muri fondasiyo yacu, kugira ngo dukomeze hejuru ya fondasiyo. Muze tugira agahinda
kuko nta mana tubona muri generasiyo yacu. Tugira agahinda ko nta mana ifatika dufite muri iki gihugu cyacu. Iri heza, iri kwandi, ifitwe nande? Twese ducumbagurika. Gira icyemezo ufata mu mutima wawe, witegereza ibintu by'ibanze bya gikristo. Uyu munsi twebwe ntabwo tubyita iby'ibanze. Iyo umuntu yihannye ibyaha agahindukira, tuba tubona ari umuntu w'ahatari, nyamara biriya ni iby'ibanze. Iyo umuntu agerageza kwihana imirimo ipfuye, tuba tubona ari umukristo w'ahatari, nyamara biriya byitse iby'ibanze. Ibyahatari ni ibindi, ni ukumera nk'aba Filipo, no gukoreshwa iby'ubumana, no gusa na Kristo, no kuzurwa n'ibyari bimwuzuye byose atavuzemo na kimwe. Isengeraho gatoya, gira icyo uvugira imbere y'Imana, ubwire ngo Mana, mpa imbaraga zo kuzana rya buye ryaburagaho, mpa imbaraga zo gukomeza fondasiyo yanjye. Mana, ndacyaburana iby'amaturo n'ibya cumi, ndacyaburana ibyo kujya gusenga, ndacyaburana ibyo kugukorera, ndacyagwa mbyuka, ndacyagira ububyutse bw'ukwezi ngasinzira 6. Ibyo byose ni fondasiyo ijegajega. Ndacyagira inzitwazo nyinshi zo kureka ibyiza nari naratangiye kugukorera. Data, tugarukeho nanone muri iri joro, garuka mu buzima bwacu. Turi hano nk'abahungu bawe n'abakobwa bawe, yaba twebwe, yaba abadukurikira n'abazadukurikira. Tugarukeho Mwami w'abami. Ijambo ryawe rirongerera dupimye, rongerera dusuzumye, dusanga Mwami muri fondasiyo yacu, mu mfatiro zacu harimo ibindi byinshi bijegajega, harimo ibidashyitse, harimo ibituzuye. Ni twebwe babandi bajya bakora bya bindi byo kugendana nawe, nyuma y'ukwezi twongera tugacogora. Ni twebwe tukirwana no kwizera, rimwe turavuga ngo Imana ntiriho, ubundi tukavuga ngo yebeho ibengiriye gutya na gutya. Mwami, uyu mugoroba turagarutse Mwami, twambika imbaraga, dushoboze. Ndakwingize niba hari umuhungu n'umukobwa bafite iyo nyota yo gukomeza kubaka hejuru y'urufatiro, ndakwingize ngo basange muri uyu mugoroba, bashoboze kubaka ibyo byose bituzuye. Bambika imbaraga Mwami w'abantu, kugira ngo ukomezanye nabo hejuru y'urufatiro. Hejuru y'urufatiro hari indi nyubako nziza, yambaye ubwiza, yambaye icyubahiro. Hari indi nyubako y'umukobwa n'umuhungu bubakitse bakarushaho gusa na Kristo, maze ibyuzuye Kristo bikabuzura, ubuntu n'ukuri bikabuzura. Hari indi nyubako tubikiwe hejuru y'urufatiro. Dushoboze Mwami gukomeza imfatiro zacu, kugira ngo ibyo ukeneye kutwubakaho birenze indirimbo, birenze kubwiriza, birenze kugira idini umuntu asengeramo, birenze igitaramo cya nimugoroba, birenze gusengera hano ku barinzi ku nkike, birenze ibyo byose Mwami w'abantu. Hari ibindi byiza witeguye kubakana natwe. Hari ubundi bumana tutarabona n'abantu, ariko dusoma muri Bibiliya. Hari izindi mbaraga, hari ubundi bwiza dusoma mu ijambo ryawe tutarabona mu bantu b'igihe cyacu. Ibyo byose bibikiwe twebwe abakwizeye. Mwami, nongeye kukwinginga kugira ngo muri iki gihe cyacu tukibireba, tugihari Mwami ngo tubiboneshe amaso. Hagurutsa urubyaro rushya, hagurutsa abahungu n'abakobwa, hagurutsa abagore n'abagabo ushobora kubakaho, bagahinduka inyubako ziguhesha icyubahiro, bagahinduka inyubako zuzuyemo ibyari byuzuye Kristo byose. Isi ikabanyweraho, isi ikabaruhukiraho, bagahinduka ibyirato by'ubwami, bagahinduka abantu wirata, bagahinduka inkingi muri ubu bwami, bagahinduka abantu batagukoza isoni, bagahinduka abantu watuma kuzura abapfuye, bagahinduka abantu watuma gukiza indwara zinaniranye, bagahinduka abantu waha ijambo ryawe ku buryo nta jambo na rimwe bavuga ngo ritakare hasi. Mwami, duhe gukomeza imfatiro zacu, kugira ngo ibyo wari waragambiriye gukorana natwe hadagira na kimwe kiburizwamo. Duhindura abagore n'abagabo basenga, duhindura abasore n'inkumi batindana nawe, tuvana mu birangaza, kura imitima yacu ku by'isi, kuko urukundo rw'iby'isi rugabanya urukundo rw'Imana mu mitima yacu. Ntabwo umuntu yabasha kubikunda byombi. Tugwirize urukundo tugukunda, tugwirize gutindana nawe, kugira ngo Mwami duhinduke igisubizo muri iyi si, kugira ngo tukubere amaboko tugukorere,
tukubera abantu bakugendera, tukubera abantu bakuvugira, tukubera abantu bakugaragaza muri iyi si icuza umwijima. Urakoze papa, nje guhesha umugisha abahungu bawe n'abakobwa bawe bateranye hano hantu mwami, bagirire neza, subiza gusenga kose kuri mu mitima yabo, babera Imana kandi ubagwiriza imbaraga. Ndahesha umugisha abakoze imirimo itandukanye mwami, igaragara n'itagaragara, bose bagirirwe neza, bagwiriza imbaraga, ubagwiriza amavuta kuzageza ku iherezo ry'urugendo. Mwami mpesheje umugisha n'abadukurikira online, bagirire neza, imbaraga zawe zidatangirwa, ko wajya gohereza ijambo rikagira abarwayi rikiza utagezeyo. Reka mwami imbaraga zawe zidatangirwa zibasanga aho bari kandi zibagirire neza. Urakoze papa, izina ryawe nirishyirwe hejuru, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Yesu abaho umugisha, abagire neza. Reka turamukanye dutahana amahoro ya Kristo. Ndasaba iminota itarenze 10 nkuko twari twavuganye ubushize. Yesu abaho umugisha.